nejejwe nanone no kukwakira kandi nguha ikaze wowe ukurikira ibiganiro byose bitambuka kuri icano yitwa Ibyubaka TV. Nukuri ubuntu bw'Umwami Imana bubane nawe mu byo ukora byose, aho werekeza amaboko Imana igiguha imigisha myinshi. Turagarutse mu mateka y'indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo cy'Adventiste w'umunsi wa karindwi. Uyu munsi turavuga ku iyihe ndirimbo? Ngire ngo wamaze kuyimenya. Ni indirimbo y'170 muri iki gitabo cy'indirimbo tugira 500 zo guhimbaza Imana. Ni indirimbo ikunda kunkora ku mutima, nkumva ibineza binyuzuye umutima mu gihe indirimbo nyumva. Iyi ndirimbo ubona ahangaha muri screen yawe yitwa Mwami Imana yanjye. Mu cyongereza ikaba yitwa ngo My Maker and My King. Ifite amateka akomeye cyane rero. Uwayanditse anyuze mu bihe bitoroshye byatumye yandika iyi ndirimbo irimo icyizere. Reka turebe amateka y'uwayanditse ndetse turebe n'icyo yadufasha mu rugendo rugana iwacu mu ijuru. Nubwo handitseho uwayihimbye ko ari unknown, ko atazwi, ariko mu bitabo bigiye bitandukanye umwanditsi w'iyi ndirimbo aravugwa. Umwanditsi w'iyi ndirimbo rero ni umugore w'umwongerezakazi witwa Anne Stelle. Anne Stelle yabayeho mu mwaka w'1717 maze aza gupfa mu mwaka w'1778. Anne Stelle yandikaga indirimbo n'ibisigo akoresheje akazina k'akabyiniriro ka Theodosia. Yanditse iyi ndirimbo mu mwaka w'1760, isohoka mu gitabo cye cyitwa Poems on Subject Chiefly Devotional. Izina ryayo ry'umwimerere ryari God My Creator and Benefactor. Reka turebe amateka make y'ubuzima bushaririye uyu Anne Stelle yanyuzemo. Amateka y'indirimbo ashingiye ku buzima bwuzuye agahinda n'ububabare bw'umwanditsi wayo. Uyu mugore yahuye n'ubumuga. Atubuhe bumuga? Anne Stelle yagize ubumuga akiri muto cyane bitewe n'impanuka yagize. Si ibyo gusa, kuko yahuye n'agahinda kenshi gatewe n'ubukwe. Ati byagenze bite? Yaje guhura none n'ikindi cyago gikomeye cyamubayeho, nuko umufiyanse we yarohamye habura umunsi umwe gusa ngo bakore ubukwe. Ibi byamuteye agahinda gakomeye, ariko aho kwiheba yahisemo kwerekeza umutima we ku Mana, ayandikira indirimbo nyinshi zisingiza ubuntu bwayo. Nubwo yari mu bibazo by'uburwayi, amagambo y'iyi ndirimbo nko mu gice cya mbere ati niwombeshaho, ubuntu bwawe ni isoko nkesha ibyiza byose, agaragaza ko yizeraga ko Imana ariyo soko y'ubuzima n'umunezero we. Injyana ikunze gukoreshwa muri iyi ndirimbo yitwa El Kadel. Yatangiye gukoreshwa mu bitabo by'indirimbo bya Adventiste guhera mu mwaka w'1869 mu gitabo cyitwa Hymns and Tunes. Mu Rwanda rero muri iki gihe iyi ndirimbo ni 170 mu gitabo cya Adventiste umunsi wa karindwi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Kinyarwanda. Iyi ndirimbo ya Anne Stelle ifite inyigisho zikomeye cyane ku mukristo, cyane cyane urebye uburyo yayanditse ari mu bihe bikomeye by'uburwayi n'agahinda. Ese ni ibiki twakwigira muri iyi ndirimbo? Icya mbere tugomba kwigira muri iyi ndirimbo, Imana niyo soko y'ubuzima bwacu. Ibi bita bikwirukansa mu bitekerezo ukajya mu irema, ukamenya uruhare Imana yagize mu irema. Nk'uko igice cya mbere n'icya kabiri bivuga, iyi ndirimbo iduha kwibuka ko Imana ariyo rugero rwacu. Twatunzwe n'ubuntu bwayo. Bitwigisha kwicisha bugufi no kumenya ko nta kintu na kimwe twageraho cyangwa ngo tube cyo tutagifashijwe n'Imana.
Ikindi cya kabiri twayigiraho ni ugushima kabone niyo twaba turi mu bihe bigoye. Anesitele yanditse iyi ndirimbo nyuma yo gutakaza uwo bagombaga kubana ndetse n'ubuzima bwe burangwa n'uburwayi. Ibi bitwigisha ko gushima Imana bitakagombye gushingira ku bihe byiza turimo gusa. Umukristo akwiriye gushima Imana kuko ari Imana niyo yaba ari mu mibabaro. Ikindi cya gatatu twakugira kuri iyi ndirimbo ni ukwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye. Igice cya 4 kiragira kiti: umpe gushikama kubw'ubuntu bwawe, nkweguriye ibyanjye byose, mbaye iwawe rwose, nkweguriye ibyanjye byose, mba uwawe akaramata. Iyi ni inyigisho ikomeye yo kwitanga. Bitwigisha ko gukurikira Kristo bitagarukira mu magambo, ahubwo bisaba kumuha imitima yacu, igihe cyacu, n'ibyo dutunze byose nta na kimwe dusize inyuma. Ikindi twakugira kuri iyi ndirimbo ni ukuramya nyakuri kuva mu mutima. Indirimbo ivuga ko umutima ari ukwiriye gushima no kuramya. Ibi turabibona mu gice cya 3 kivuga ngo: mwami natura iki ko byose ari ibyawe, keretse umutima ushima wo kuguhimbaza, keretse umutima ushima wo kukuramya mwami. Ibi bitwibutsa inyigisho ya Yesu ivuga ko Imana ishaka abayiramya mu mwuka no mu kuri. Ntihakagombye kubaho uburyarya mu gusenga kwacu, ahubwo byakwiye kuva mu ndiba y'umutima. Ikintu cya 5 twakwira kuri iyi ndirimbo ni ukutigereranya n'abandi cyangwa se kunyurwa. Umwanditsi w'iyi ndirimbo Stelle avuga ko Imana ariyo yamuremye kandi akabivuga neza ngo ntawakundutira. Ibi bitwigisha kunyurwa. Buri mukristo agomba kumenya ko Imana yamuremye mu buryo bw'umwihariko kandi ifite umugambi ku buzima bwe, bityo akirinda kwigereranya cyangwa kwifuza kuba undi muntu. Nawe utaruzi amateka y'indirimbo ndetse ukaba uyikunda nkanjye, ni ukuri iyi ndirimbo reka itunezeze mwami Imana yanjye, dore ko tuyikunda turi benshi ariko tutazi ngo yanditswe nande, yayanditse kubera iki. Twamaze kubona ko uyu mugore yahuye n'ibibazo byinshi cyane, dore ko yagize ubumuga akiri muto. Si ibyo gusa, mu gihe yiteguraga gukora ubukwe yakiriye inkuru mbi imubwira ko fiyanse we arohamye mu mazi. Ibyo ntibyamuciye intege, ubumuga ntibwamuciye intege, kubura fiyanse ntibyamuciye intege, ahubwo yaragiye yandikira Imana indirimbo nyinshi, arangije azishyira mu bitabo kugira ngo natwe zigeze tugeraho. Imana ikomeze ibane natwe. Reka dufatanye kuririmba iyi ndirimbo y'170, My Maker and My King, bityo niyagira n'abandi babyumva tudahuje kwizera, badafite ibyiringiro, nabo bigaruke muri bo. Ndagushimiye kandi ngusabiye umugisha mu byo ukora byose, aho werekeza iyi migisha y'iburyo n'ibumoso, ni ukuri ndayikwifurije. Komeza kubana natwe, udukunde, ibyo dukora ubisangize n'abandi nabo babashe kungukirwa. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu, amen.